agahinda ni kenshi ku bakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Gasogi United nyuma yuko umujyi wa Kigali utangaje yuko utazongera gutera inkunga aya makipe yombi, ugiye gusigarana ikipe ya AS Kigali gusa, ikipe official y'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali rero wamenyesheje Kiyovu Sport ndetse na Gasogi United FC ko amasezerano y'ubufatanye impande zombi zazifitanye atazongerwa ubwo azaba arangiye muri uyu mwaka n'undi 2020. Kenza shimiye umujyi washimiye Kiyovu. Nangara utanze. Na Kiyovu iramutse baye imfura yashimira umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali buriya ni n'aba partners. Iyo wari ufite umuntu uguha amafaranga buri mwaka, amafaranga utari na siriko yabasubiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi ngibi umujyi wa Kigali ukora muri Gasogi na za AS Kigali na za Kiyovu ni nka sponsorship, nta nubwo ari partnership. Ku mujyi wa Kigali mu by'ukuri ubaze icyo bita ROI, urumva icyo bita return on investment ntayo rwose, zero. Umujyi wa Kigali nibyo ushobora kunyuzamo ubwo butumwa ukabona baratambutse, ariko umujyi wa Kigali ufite uburyo bwinshi n'ubwo usanzwe utambutsa mu butumwa bwawe. Umujyi wa Kigali ufite imbuga nkoranyambaga zikomeye cyane zizwi. Umujyi wa Kigali ufite imbuga nkoranyambaga zikomeye kurusha izaya makipe yose. Umujyi wa Kigali ufite imbuga nkoranyambaga ziruta iza Gasogi na Kiyovu na AS Kigali biteranyije. Urabyumva? Umujyi wa Kigali ufite abakozi bakora muri PR kurusha ayo makipe. Umujyi wa Kigali gufasha aya makipe ni ubufasha, navuga ko ni nka sponsorship, ni kubatera inkunga. Aha rero igihe umuntu waguteraga inkunga nayisahisemo kugenda, icyo ukora nubwo waba utabyishimiye ko agiye, nta muntu wishimira ko aho yakoraga amafaranga hagiye, uba ugomba kubashimira ko nibura amaziye baguha amafaranga y'ubuntu. Gasogi nta kindi yatanze. Gasogi amafaranga umujyi wa Kigali wahaye Gasogi washoboraga kuyahagurira nta tandukaniro, urabyumva? Indi kipe y'umujyi wa Kigali yindi ni yidafata washoboraga kuyaha Rayon Sport, yarashobokaga Rayon Sport mu mujyi wa Kigali. Amafaranga bahaye Gasogi bahaye Kiyovu bashoboraga kuyaha Rayon Sport, ariko bayahaye Gasogi na Kiyovu nta kindi babaca. Kuwa mbere rero tariki ya mbere Kamena mwaka 2026 nibwo umujyi wa Kigali wandikiye aya makipe usanzwe utera inkunga uyamenyesha yuko amasezerano atazongerwa. Ibaruwa rero y'umuyobozi w'umujyi wa Kigali Samuel Dusengiyumva ivuga ko amasezerano y'ubufatanye yatangiye tariki ya mbere Nyakanga mwaka 2025, akazarangira rero byavugaga yuko azarangira tariki ya 30 umwaka 2026 mu kwezi kwa gatandatu. Tariki rero ya 12 Werurwe mwaka 2026 umujyi wa Kigali wandikiye Kiyovu Sport uyigezaho icyifuzo cyuko wahuriza hamwe aya makipe yombi, aya makipe arimo Gasogi United, AS Kigali ndetse na Kiyovu Sport. Amafaranga rero yahabwaga buri kipe ku giti cyayo akazajya ahabwa aya makipe yibumbiye hamwe. Rero Kiyovu Sport yo yaje guterera agati mu ryinyo, iravuga iti ntabwo iki cyifuzo twacyemera, twebwe turashaka gukomeza kuba ikipe yigenga kuko turi ikipe y'Abanyarwanda, turi ikipe y'abantu b'inyamirambo, turi ikipe y'abantu bo mu mujyi wa Kigali, ntabwo twakemera kwihuza n'aya makipe yandi aje adusanga ejo bundi, twebwe turi ikipe y'ubukombe. Rero yaje kwanga iki cyifuzo. Dusengiyumva rero muri iyi baruwa yandikiye aya makipe arimo Gasogi United ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport yagize ati mbandikiye mbamenyesha yuko inkunga y'amafaranga mwahabwaga n'umujyi wa Kigali izahagarara igihe amasezerano nayo azaba arangiye ku itariki 30 Kamena mwaka 2026. Ndabashimira cyane ubufatanye n'umusaruro mwatanze mu gihe cyose cy'imikoranire mu guteza imbere impano mu mujyi wa Kigali ndetse no gufasha mu mujyi wa Kigali mu bikorwa bigiye bitandukanye. Muri icyo gihe rero bandikiraga umujyi, muri icyo gihe umujyi wa Kigali wandikiraga aya makipe, uwitwa Kakozankuriza Charles umuyobozi wa Gasogi United we yahise yikoza mu bicu agira ati ndashaka gufata uyu mwanya nkabashimira mu rugendo twagiranye rwatumye imikoranire hagati ya Gasogi United Football Club ndetse n'umujyi wa Kigali igenda neza, ariko nta mvura idahita tuzabona undi muterankunga, amafaranga azaboneka inshallah. Gushaka rero we yakomeje agira ati gushaka abafite impano no guteza imbere gahunda zitandukanye byahaye icyerekezo abana bato b'Abanyarwanda, bibahindurira ubuzima, binabageza ku mahirwe yandi no kwiga no gukunda ruhago muri rusange. Mu gihe ayo masezerano rero ari kugana ku musozo, nshimiye buri wese twabanye dufatanyije, twahinduye ubuzima bwa benshi
umujyi wa Kigali rero ukaba wari usanzwe ugenera aya makipe yose miliyoni 150 mu mwaka umwe w'imikino, nayo agafasha umujyi wa Kigali mu kwamamaza ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo ibikorwa by'isuku, umutekano ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kuri ubu ngubu rero ikibazo gisigaye kibazwa n'abafana ndetse n'abayobozi b'aya makipe yombi na haraturuka izi miliyoni 50 n'ubundi zari zisanzwe zihabwa aya makipe. Muribuka ko ni amakipe atatu yahabwaga miliyoni 150, bisobanuye ko buri ekipe yatwaraga miliyoni 50. Kuri ubu ngubu ikipe igiye gusigara itwara izo miliyoni rero 50 ashobora no kongerwa, akaba yaba miliyoni 150 zigahabwa iyo kipe imwe ariyo ya AS Kigali. Kuri ubu ngubu andi makipe yakuye mu masezerano ari kwibaza ati amafaranga arava hehe. Kakoza Nkuriza Charles nk'umuyobozi wa Gasogi United ari mu gihirahiro cyo kwibaza aya mafaranga yafashaga byinshi muri Gasogi United, nyuma yo kwiramanta cyane avuga ko iyi kipe ashobora kuyikura no muri shampiyona y'u Rwanda, kuko we nta kintu afatamo uretse kuba yateza imbere impano z'abana b'Abanyarwanda ndetse no gufasha ruhago muri rusange. Ibyo rero byaje kuba bikurwaho n'inkunga yahabwaga n'umujyi wa Kigali, kuko umujyi wa Kigali wamusapotingaga umuhaye inkunga ya miliyoni 50, akabona uko ahemba abakinnyi, uko agira ibyo akemura muri ekipe muri rusange nk'ibibazo bya buri munsi ama ekipe agira. Iyi kipe ya Kiyovu nayo murabizi yuko itajya yiburira ku kijyanye n'ubushobozi. Ubushobozi burakemangwa cyane yuko inagiye ifitemo ibirarane by'abakinnyi batarahembwa, umutoza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kubona amazi yo ku kibuga biracyari ikibazo, kubona ikibuga cyo gukoreraho imyitozo, abakinnyi babibereye mu macapati n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero ukabona yuko iyi ekipe ya Kiyovu mu by'ukuri ibabaje cyane, ikwiye gushaka umuterankunga mu maguru mashyashya. Tugarutse kuri ekipe ya AS Kigali rero yemejwe nk'izaguma mu masezerano. Iyi ekipe ya AS Kigali muribuka yuko n'ubundi muri shampiyona itagize imikorere myiza, twavuga yakagombye kuba yaragize nk'ikipe n'ubundi ifite ahantu henshi igenda ikura ubushobozi. Muribuka yuko ititwaye neza. Ikipe navuga yatanga icyizere rero muzafashwaga n'umujyi wa Kigali harimo ekipe ya Kiyovu Sport, niyo ekipe wabonaga yuko itanga icyizere nyuma yuko rero ikuye mu masezerano. Ubu ngubu harakemangwa, ese bizagenda bite? Ese Kiyovu izakomeza itange umusaruro? Ese Kiyovu izakomeza ihangane na Rayon Sport ifite abaterankunga bakomeye cyane barimo n'uruganda rwa Skol ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagenda biyongeramo umunsi ku wundi? Ese Kiyovu Sport izahangara APR ikipe ihagazeho mu bushobozi muri uru Rwanda? Ese Kiyovu Sport izahangara aya makipe uko ari 16 ari muri shampiyona y'u Rwanda? Ni ibintu bikomeje kuba rero urujijo ku mpande zombi, ni ibintu bikomeje gutera abantu benshi amatsiko, twitega na shampiyona y'umwaka utaha. Ese umwaka utaha w'imikino wo uzaba umeze gute urimo Kiyovu idafite umuterankunga wayahaga miliyoni 50? Ese Gasogi tuzongera kubona Kakoza Nkuriza Charles yikura muri shampiyona y'u Rwanda yiramanta ku bibazo bigiye bitandukanye, avuga ko bamwibye, avuga ko amapenaliti bayibye, ko umusifuzi yamusifuriye nabi? Ibi ngibi tuzongera kwibona nyuma yuko inkunga ikuweho. Ni ibintu twese duhanze amaso muri rusange.